ni umukobwa wahuye na perezida imbona nkubone face to face aramusuhuza. Afite YouTube channel imaze kugira abasubscribers barenga 180. Nimba ikubwira uri kunywa igikoma cyangwa uri gusunika ibishiki cyangwa uri kujya kuvoma ntabwo uraza kubyumva neza, gusa ndaza kubikumvisha. Ni umwe mu bakobwa biteje imbere muri iki gihugu abikesha gukora cyane, amahame atandukanye yari yarishyiriyeho, kudacika intege ndetse no gusenga. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kukubwira Abayo Yvette Sandrine. Abayo Yvette Sandrine ni umukobwa afite ababyeyi bombi, ise na mama we. Avuka mu majyepfo mu karere ka Muhanga. Uyu mukobwa yakuriye mu muryango udakennye kandi udakize cyane nanone, gusa bamurihiriye amashuri, yiga primary, yiga nasari, yiga segonderi, yebaza no kwiga kaminuza, yiga ibijyanye na politike. Muri we mu gukura kwiwe yumvaga azibera umujepe. Ibyo kuba umujepano byari byaraturutse ni igihe perezida yazaga, Yvette akumva yajya kumureba, yagerayo abajepe bakaza gutuma abasha kuba yasuhuza perezida, akamukora mu ntoki. Ibyo ngibyo byatumye Abayo Yvette Sandrine yumva azaba umujepe. Gusa uko iminsi yagendaga ishira nk'uko abana cyangwa se nk'uko ubwana bumera, byagiye bimushiramo akagenda akunda ibindi. Nk'igihe yigeze kumva yikundiye kuzaba umukinnyi wa football, bitewe n'uko yabonye Amavubi ari gukina akabona abantu bari kwishima, akabona abantu barabikunze, nawe yumva ashaka kwibera umukinnyi. Gusa nanone atekereje aravuga uti ntabwo byakunda yuko mba umukinnyi kubera ko ndi umukobwa, nta hantu byazangeza. Ibyo nabyo ababishingutsemo. Uko iminsi yagendaga yisunika yicuma, Abayo Yvette Sandrine ntabwo yaragafashe umwanzuro w'ikintu yumva yazaba koko. Ari muri segonderi nibwo umunsi umwe yaje gutanga itangazo, ubwo yarabisabwe na diregiteri w'ikigo yigagaho mu karere ka Muhanga. Mu gutambutsa itangazo, diregiteri yarabikunze ndetse n'abanyeshuri barabikunda, n'abari bari aho ngo bose barabyishimira. Niko kumugira inama, baramubwira uti jya muri club y'itangazamakuru mu kigo, ibyo bakunda kwita media cyangwa se entertainment mu bigo bitandukanye. Yvette Sandrine akimara kujoininga media yatangiye kujya atangaza inkuru zitandukanye, by'umwihariko akavuga ku nkuru z'urukundo, aho yavugaga inkuru z'urukundo z'abantu batandukanye. Abanyeshuri batangira kubikunda. Gusa nanone muri uko kubivuga mu kigo cyabo hariho gahunda yo kuba umuntu yatangaza inkuru cyangwa yavuga ibintu ariko abantu ntibabashe kumenya ngo ninde. Gusa uko iminsi yagiye yisunika abanyeshuri babikunda, batangiye kuvuga uti umuntu uzajya avuga amakuru cyangwa se uzajya atangaza inkuru runaka arimo arabibwira abanyeshuri bijye bisoza yivuze. Kuri we yumvaga bimubangamiye kuko ntabwo yakundaga kwigaragaza ndetse no kuba yakimenyekanisha. Gusa nta kundi yari kubikora, yagombaga gukurikiza amategeko bamuhaye. Atangira kuvuga inkuru z'urukundo ariko anivuga, avuga amazina yiwe. Nyuma y'uko asoje segonderi rero yaje kujoininga kaminuza, gusa ntabwo yaje kujya mu itangazamakuru nk'uko yabikoraga akiri muri segonderi muri media cyangwa se mu itangazamakuru ry'ikigo, ahubwo yahise yigira muri politike, ajya kwiga ibya politike muri university. Yaje kuyisoza, biza kurangira yisanze hanze nk'uko abandi bose bisanga hanze, atangira ubuzima bwo hanze. Nyuma yaje kubona akazi muri Majerwa ko kuba umu IT cyangwa se abantu bakora mu by'ikoranabuhanga cyangwa se muri tekinoloji. Abayo Yvette Sandrine yakomeje gukorera muri Majerwa muri icyo kigo. Nyuma yaho aza kumva batanga amatangazo y'abantu bashaka kuzamura impano cyangwa se bashaka gufashwa binyuze mu mpano bari bafite. Nk'umuntu wari wifitemo impano y'ubunyamakuru gusa akaba atari byari yarize, yumvishe nawe yajya kugerageza amahirwe nk'abandi bose. Ibyo byamukuye Majerwa bimujyana kugerageza ayo mahirwe. Ayo ni amarushanwa yari yarashyizweho n'umugabo witwa Kenisi, akaba ari we founder wa TV1. Izo talent bari bazize Standard and Shine. Yaje kujoininga rero, aza nawe kumurika impano yiwe mu bwoba bwinshi, mu kutagira icyizere cyinshi.
Yvette Sandrine yageze aho ngo hari kubera stand and shine, atangiye kubona uko abandi bari kubikora nuko bari kugenda bavuga abo bahaye imituku, icyatsi, ama orange n'imihondo, yumva nago yagenda atavuze. Niko kwegera wari uri murandika aramubwira uti naye nyandika mbashe kwerekana impano yanjye. Yvette Sandrine mu guperforminga baje kubikunda, ahita bigiramo n'amahirwe bahita bamwemerera stage, ajya gutangira stage kuri TV1. Akimara kugera kuri TV1 yakoze stage, mu mezi makeya arimo arakora stage aza gufatwa akaboko n'umugabo witwa Dashimu, aza kumuvana kuri TV1 amujyana kuri BTN, cyane ko kuri TV1 yakoraga ari stage ntabwo kari akazi. Kugera kuri BTN bamuhaye akazi none azajya ahemberwa abikesha Dashimu, akajya akora ibiganiro by'ibyegeranyo bito bito, ari nakagenda yimenyereza, ari nakatangira kugafata. Abayo Yvette Sandrine nyuma yo gukora kuri BTN byaje kurangira bossi wa Red Blue GD amuhamagaye amusaba yuko yaza akamukorera. Abayo Yvette Sandrine nk'umuntu wagombaga kuguma yiteza imbere anatera intambwe zitandukanye avamwe ajya ahandi, yumvisha ari igitekerezo cyiza, niko kuva kuri BTN ajya kuri Red Blue GD ahamagawe na bossi waho. Aha yahasanze Mwanafunzi, Muhire Munana ndetse n'abandi benshi bahakoraga. Kuri we yumvaga ari ibintu birenze bya danje kubera amazina yari ahasanze muri Red Blue GD, by'umwihariko iryo zina Mwanafunzi wari umaze kugafata muri iyo minsi. Abayo Yvette Sandrine yahakoze igihe kingana n'umwaka, nyuma aza gutangira YouTube channel yiwe ari nabwaje kwita Abayo Yvette Sandrine. Yatangiye kwihiringa mu rugendo rutari rworoshye rwo kwikorera, agakora video zitandukanye, byamusabye gukora cyane, bimusaba kwigomwa, kudacika intege, gusenga, niko kuza kugafata kugeza kuri ubu ngubu akaba agejeje abasubscribers barenga 180. Mu minsi mike araza kuzuza 200k subscribers. Bamwita Yvette Abayo Sandrine. Njya wumvaga ndi mwenyewe hozaho, kanda subscribe tuye tubana umunsi ku wundi. Ciao ciao.